wigeze wibaza uko satani wo mu Bushinwa ameze? Ndatekereza aho ya none se utekereza ko satani ari umwe ku isi hose? Waba ubabaje ubitekereza gutyo? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko satani afatwa bijyanye no hirya no hino ku isi. Uraza kumirwa ukuntu twabishywe byinshi. Ukunda Imana? Bishobora guhinduka uyu munsi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael mugisha. Malayika ze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu. Nubwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano. Ibiganiro bikwigisha buri munsi. Birihutirwa. Umyizerere myinshi batinda cyane ku buryo twaba beza kurushaho ndetse n'uburyo twakirinda kandi tukihana ibyaha. Mu idini hafi ya buri ryose hano ku isi hari isoko y'ikibi, ku rundi ruhande hakaba n'isoko y'icyiza. Icyiza gihuzwa kenshi n'Imana cyangwa se ikigirwamana runaka. Ikibi tugishyira ku mutwe w'umuntu umwe twita mubi, kandi akaba umuntu wangiza cyane, umwe mu babi bose twamenye. Satani uyu mu bakristo niwe ufite uyu mudari. Rimwe yari Malayika w'Imana akitwa Rusofero. Ubwo yabaga mu ijuru, uko byamugendekeye yagize ibyo atuzuza, Imana nayo ihera ubwo imwirukana mu ijuru. Yohejwe mu kuzimu ahantu h'umuriro w'iteka, aho azaba kumwe n'abadayimoni ndetse n'ubugingo bw'abantu b'abanyabyaha bazababazwa nabo iteka bazira ibyaha byabo. Umumaro ukomeye wa Satani muri Bibiliya ni ukugerageza Yesu cyangwa se Yesu ngo amuvane mu nzira nziza, ariko kandi ngo agasunikira mwene muntu mu cyaha. Imyitwarire, icyaha, ikibi ni bimwe mu bintu bigaragara mu myemerere y'amadini menshi. Uwagowe byose babishyiraho, tumwita Satani. Tumwite uwagowe, menya ndatuma murakara. Satani ntabwo bamufata nk'uko umufata hirya no hino ku isi. Nko mu Banorse, mu gice cy'amajyaruguru y'Ubudage, Scandinavia, Satani ni imana yabo y'ingore. Uyu bakamwita Hel. Ntabwo bamwita Satani nkatwe. Hel ni umukobwa wa Loki, imana y'ingore, ikaba imana nini yitwa Angelboda. Hel nawe ni munini cyane. Hel arijimye kandi nta muhagira, atera umubabaro mu bandi. Isura ye ntiwamenya uko iteye, kuko isa n'iyagiye ikizingazinga nk'iyo bahonyoye. Hel bivuga ko mu Banorse bizera ko ari we uyobora isi yo munsi yacu. Abo bonyine bapfira ku rugamba nibo bonyine bajya mu ijuru cyangwa se Valhalla. Abasigaye ngo wakoze ibyiza, wakoze neza mu isi, ibyo ntacyo bivuze, kuko mu Banorse abasigaye bose tujya ikuzimu. Hel afite inshingano zikomeye kuko niwe uhitamo iherezo rya buri umwe muri twe. Abohereza ahantu hatandukanye, hashobora kuba aho mu mahoro cyangwa se ahari umubabaro, aho mu kuzimu nyine. Bivuga ko Hel akunda kuba nta mpuhwe agira igihe afata umwanzuro. Gusa hari Chizene, ni imana y'urupfu yo mu Bamaya. Bitandukanye n'uko izina ribivuga, Chizene ni imana, ikigirwamana kiraza kugutangaza. Hari imico myinshi yagumyeho mu gice cya Amerika ya kera kugeza ubwo Abanya-Espanye bahageraga mu 1500. Aba bagiraga imana nyinshi n'intwari baramyaga, muri izo harimo n'imana y'urupfu. Izina ushobora guhita uritindaho, gusa izi mana mu Bamaya bemeraga ko ari nziza kuko bazihuzaga no kuvuka ubundi bushyashya cyangwa se bwa kabiri no kubaho. Gute rero? Chizene, Satani waho mu Bamaya, ni ikigirwamana cyafatiraga mu buryo bw'umutego ubugingo bwose bw'abanyabyaha mu kuzimu ngo bazaba bariteka. Yagaragaraga yambaye umutako wo mu ijosi ugizwe n'amagufa cyangwa se ukozwe n'amagufwa amaso yacu abateretsemo. Kera cyane ugiye mu nyandiko hari n'ahagaragara ari kubyina ndetse anywa itabi. Chizene, Satani mu Bamaya, bivuga ko yanukaga kubi ndetse akagira impumuro mbi cyane. Yaranukaga. Abanya-Espanye bagira mu Bamaya bize cyane iyi myemerere yabo, maze Chizene bamuhuza cyane na Satani mu bakristo. Ariko hari uwitwa Hades, imana y'ikuzimu. Twagiye tugeze mu Bugiriki. Mu
mubagira iki? Hades ni imana y'ikuzimu. Ikiza n'ikibi hano ntabwo ari umukara n'umweru mu myemerere yabo nk'uko tubisanga mu bakristo, ariko Hades ajya kumera nka satani w'abapagani. Aho kuba ikuzimu ari ahantu abantu bababarira cyangwa se bazababarizwa iteka, ikuzimu habo bo bemera ko ari ahantu ubugingo bw'abapfuye buruhukira mu mahoro. Muri Egiputa bo bagira Osiris, Thoth na Anubis. Hano imirimo n'inshingano duhereza satani wacu bo bayigabanya imana z'umwijima zigera kuri 3. Ni muri Egiputa Osiris, imana y'ikuzimu, ahora ategereje gucira imanza bapfuye. Osiris afashwa na Thoth, imana y'umutuzo n'amakuba, ayobora ubugingo bw'abapfuye n'abariya bose bumva bafite impungenge ku rubanza rwabo rwa nyuma bagana Thoth, niwe ubarenganura. Anubis we yari imana y'ikuzimu, akamenyekana cyane nka Jakar cyangwa se umugabo mu by'umukara byose. Uyu niwe wayoboraga ubugingo bw'abatakaye mu kuzimu, ariko Anubis akanakora ibikorwa birwanya mwene muntu. Gusa hari indi mana cyangwa se indi satani, Yama. Aho ni mu Bahindu. Mu Bahindu hari yitwa Yama. Yama ni imana y'urupfu y'Abahindu, akaba umuntu wa mbere wapfuye ku isi. Uyu niwe waremye inzira y'urupfu ya muntu, kuba uzapfa mbese wabishinja we, niwe wabishyizeho. Kuva yapfa yagumye mu kuzimu ku buryo agena iherezo rya buri bugingo bumukurikira. Yama ni imana y'icyubahiro cyinshi, agaragara mu mabara akomeye ndetse agaragara yambaye umutuku. Buri gihe aba ari kumwe n'imbwa ze ebyiri zifite amaso 4 zirinda ubwami bwe. Rimwe na rimwe hari n'ubwo agenda ku mbogo. Agendera buri gihe ikiziriko, kandi bivuga ko iki kiziriko gikurikira buri muntu wese ubuzima bwe bwose. Ni ikiziriko kijya kumera nka kimwe abantu biyahuza cyangwa se iyo bari kwiyahura bakoresha mu ijosi. Ubuzima bw'umuntu azabaho ku isi bushingira ku ntera iri hagati y'ijosi rye ndetse n'ikiziriko cya Yama, ni satani. Mu Bayisilamu bagira jini cyangwa se ijini. Amajini muri Islam afite imirimo itandukanye. Amwe mu majini yihindura nk'abantu cyangwa se akihisha ku bintu bidafite ubuzima. Yishimira guhana abantu ndetse no kubatera impanuka. Neza bimeze nk'abadayimoni bo mu bakristo. Umuntu ufite ububasha n'ubumenyi muri byo ashobora kuganira n'amajini kandi akaba yayasaba imbaraga. Imyuka mibi izwi nka shayitani ni imwe mu majini. Shayitani ahora mu matwi ya muntu amubwiriza gukora ibyaha. Ibiremwa byaremwe bivuye mu muriro w'ikuzimu kugira byangize kandi binoreke ikiremwa muntu. Shayitani bivuga ko zirya amazina ntoki, amabyi, ni mu mvugo nyandagaza aho ngaho. Ndetse izi shayitani zaba zitera n'indwara, niko Islam ibyemera. Mu bwoko bwa sekibi nuko afatwa hirya no hino ku isi. Reka dusoreze kuri Malayika mu Bayazidi. Aba ni Abakurdistan. Imyizerere yabo ishingira ku bamarayika bahanutse. Umwamarayika yitwa Malayika yahanutse mu ijuru, gusa ngo nyuma aza kubabarirwa n'Imana, nuko nayo imwohereza kwita ku kiremwa muntu, kukireberera. Malayika agaragazwa nk'ubwoko bw'inyoni yitwa peacock. Mu Bayazidi Malayika yemerwa nka marayika kandi agafatwa nk'umutabazi. Kuri bo ni mwiza aho kuba mubi. Nyamara gusenga marayika waguye wahanutse avuye mu ijuru biteza impagarara no kwibaza buri gihe. Mu gihe mu yandi madini nka Islam n'Abakristo satani ari marayika wahanutse, Abayazidi bahita bafatwa nk'abantu basenga ikibi nk'uko twabyiyumviye. Hari n'abagirirwa nabi kubera ibi ndetse bakavanwa mu ngo zabo, mu mazu yabo, kubera gusenga marayika wahanutse. Ibi urabitekerezaho iki? Ninde usenga ukuri? Mbwira muri comments. Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mubujya gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro nato gisoreje. Iki kiganiro wagikunze manuka munsi y'ivideo wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahiriza ibiganiro byinshi byiza. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe. Birihutirwa.